cyagihe cya nijoro, igihe cya nijoro kikabaho, ryamye nijoro kabona umuntu anje imbere akodesha agatoroshi akambwira ati nkurikira ndakwereka ahantu urirwa, ahantu bagira gute numva Imana rwose, numva mbega inyinjiyeho. Dore cyabayeho umugore nabonye ahetse umwana aramwiriganiza neza, ngiye kubona mbona turu ariruka, ngiye kubona mbona uwo murumuna wanje nawe nta kundi nawe turu ariruka, ngiwe nsigara aho kuko nari mfite ibimenyetso. Haleluya, ndahuka muri kakazi k'umuzamu, nzana Bibiliya n'igitabo cy'indimi, kubona burya ndi umupandiko uvuye gusenga, uvuye kugira gute ati subuye gusenga nawe aturukira mu gashakoshi nabazanamo Bibiliya, ati uvuye gusenga nitwe tudasenga, ati nibura umupandikote nanjye ndi umusitiration, niko yabwiye ati ndi umusitiration. None ko umusitiration mukamufite Bibiliya nk'iyo nanjye mfite, ubwo kubona birahuriraje, igitabo cy'abacamanza 4 umutwe w'amagambo ari kutubwira ngo Debora na Baraki batera Sisera umugaba wa Yabini. Nuko Ehudi amaze gupfa, Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Bico cyatumye Uwiteka batanga mu maboko ya Yabini umwami w'i Kanani watwaraga Ihasori, kandi umugaba w'ingabo ze yari Sisera. Yaratuye Iharosheti aho abanyamahanga benshi bari batuye. Abisirayeli batakambira Uwiteka kuko Yabini yarafite amagare y'ibyuma 900. Nuko amara imyaka 20 agirira Abisirayeli nabi cyane. Icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora umuhanuzikazi Mukarapidoti. Yaratuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama ni Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Abisirayeli bose bajaga bamusanga ngo bacire imanza. Nuko atumira Baraki, ngeze aho nshaka kubabwira. Nuko atumira Baraki mwene Abinowamu Ikadeshi Nafutali, aramubwira ati Uwiteka Imana y'Abisirayeli yagutegetse ngo genda ukoranyirize Itabora abantu inzovu imwe, abo mu Banafutali n'abo mu Bazebuluni, nanjye nzagusangisha Sisera umugaba w'ingabo za Yabini ku mugezi Kishoni, n'amagare ye n'ingabo ze nzamukugabiza. Uyu ni Debora umugiriye inama kubera ko yari umuhanuzikazi. Ubwo bigaragara yuko hari uko yasenze, Imana imubwira ati nubwo mufite urugamba aba bantu bakaba babazimagiza, bakaba bahora babarwanya, ariko hamagara Baraki mubwira uti aho bigeze niwe ugiye gutera. Haleluya, amen. Nzabakugabiza. Noneho Baraki ku murongo wa 8 aramusubiza ati nuko nitujane nzagenda, ariko nutagenda nanje sinzagenda. Aramusubiza ati nukuri tuzajana, ariko rero nta cyubahiro uzabona muri cyo tabaro, uzatabara kuko Uwiteka agiye gutanga Sisera nganishwe n'umugore. Aya ndi magambo tumurayasoma hepfo. Reka dusome Ngoma ze igitabo cya mbere cy'ibyo ku Ngoma 19 naho nari nkeneyeho umurongo umwe, ariko reka dusome 19 mu bice hashatse kuvuga. Hanyuma y'ibyo Nahashi umwami w'Abamoni aratanga umwana we y'imigoma ye. Dawidi abyumvise aravuga ati nzagirira neza Hanuni mwene Nahashi kuko se yangiriye neza. Nuko Dawidi atuma intumwa zo kumumara umubabaro wa se. Bukeye abagaragu ba Dawidi baje mu gihugu cy'Abamoni kwa Hanuni kumumara umubabaro, ariko ibikomangoma by'Abamoni bibwira Hanuni biti mbese ugira ngo Dawidi yubashe so bituma akoherereza abo kumumara umubabaro? Abo ntuzi ko abagaragu be bazanwe no kwitegereza umurwa kugira ngo bawurimbure kandi no gutata igihugu. Nuko Hanuni, umva ubugome bwa Hanuni, nuko Hanuni afata abagaragu ba Dawidi arababura, akeba imyambaro yabo hagati ku bibuno, ahera karabohereza arabohereza abandi
baragenda babwira Dawidi uko abo bagabo babagenjeje, atuma kubasanganira kuko abo bagabo bari bakozwe n'isoni cyane. Umwami aravuga ati mugume i Yeriko kugeza aho ubwanwa bwanyu buzamerera muzabone kugaruka. Hagiye kubaho rero urugamba. Icyigisho mfite muri kivuga intambara. Urugamba noneho rugiye kubaho. Urugamba ubwo rugiye kubaho ni uguhera ku murongo wa 6, ariko reka dusimbuke gake turebe umurongo wa 10. Umurongo wa 10 ari kuvuga ngo Yowabu abonye ko urugamba rumuremerera imbere n'inyuma, atoranya abagabo bo mu ntore zatoranijwe mu Bisirayeli zose, abarema urugamba bahangana n'Abasiriya. Abandi bantu basigaye abaha murumuna we Abishayi nabo biri mu rugamba bahangana n'Abamoni. Umwe agiye guhangana n'Abasiriya, undi ahangane n'Abamoni. Ni urugamba batekereje uburyo bagiye kurwana. Umwe agiye kuba ku gice kimwe cy'Abasiriya, undi agiye guhangana n'Abamoni. Noneho Yowabu 12, Yowabu abwira Abishayi ati Abasiriya nibaramuka badushije amaboko uze kumvuna, uze kugira ngo bigaragara ko aho ni ari urugamba rwagira imbaraga. Nubona badushije amaboko uraza kumvuna, nawe niba kurusha amaboko niko biragenda. Mbega urugamba turukore duhuje umutima. Umukristo wese ari ku rugamba, ahubwo tugiye gushaka amayere yuko uru rugamba twarutsinda. Siko bimeze? Uru rugamba twarutsinda dute? Uru rugamba twarutsinda dute? Nawe murebe Baraki agize amahirwe umuhanuzikazi aramubwira ati ugiye kubatera. Muri we nta gukomera ati ibyo uvuze ndabikora, ariko kugira ngo njeyo nuko turashaka. Aha namugaye sana ni umunyategeke. Umugore aramubwira ati none ushinge ko mu Bisirayeli habaga harimo gutsinda, habakabamo kuririmba. Hari igihe bari gusingiza. Iyo Imana yabikoze igitangaza byanga bikunda, haboneka indirimbo. Mwibutse bambutse inyanja itukura, Miriyamu umushiki wa Mose niwe ngo yarateye abandi bakikiriza. Yaravuze ati farashi n'uwihetse Uwiteka yabiroshe hehe. Birumvikana igihugu cyose aho bari n'abari kubumva Uwiteka yakoze ibikomeye. Ifarashi n'uwihetse yabiroshe hehe. Urumva ko na Mose yumvaga afite ifiyeri, kavuga ati burya Imana yagendanye natwe. Ubwo mu bitero n'indirimbo ntibabuze gushyiramo na Mose uburyo yarambuye inkoni hejuru y'inyanja, amazi agatambuka, yongeye kuyirambura, amazi arasubira. Babona igitangaza. Ukareba ababwira ati bariya muhone timuzongera kugira gute. Yarafite ibanga. Haleluya. Burya umuhanuzi kuza agahagarara imbere y'abantu ati Imana igiye guta, nubwo atabivuga byose ariko aba afite iki ibanga. Haleluya. No mu ntambara z'Imana nazo ntabwo zizamukura umutima kubera ko afite iki ibanga. Haleluya. Kubera ko afite ibanga. Cyase kubabwira ngo aho iwacu dutuye twe twegereye ishyamba. Pastor yarahageze twegereye ishyamba. Hari aho igihe cyabaye cy'intambara mwumvaga y'abacengezi, aho yatuguye nabi kuko nyine mu shamba uva aho gake ukagera muri Kongo. Ubwo rero abacengezi bakoreye aho natwe ariho dutuye intambara itugwa nabi. Ariho njye nagize umugisha nkizwa neza icyo gihe, ariko mu mikirizwe yanje nkuko mwene data bivuze icyafashaga cyane ni ugusenga. Noneho ndasenga bigera ubwo kiri ku bwoba. Noneho nshatse kubabwira ibanga rituma umuntu akomeye. Kagira umugisha cyagihe cya nijoro kikabaho, mbyamye nijoro kabona umuntu anje imbere akodesha agatoroshi akambwira ati nkurikira.
ndagukurikira ndakwereka ahantu uririrwa ahantu bagira gute numva imana rwose numva mbega inyinjiyemo iryo banga ntabona nijoro ngize umugisha ndaryamye nkabona uko imana ingiriye ubuntu iti kwiruka bakwirirwa uratamagira ngo ndakwereka ahantu uririrwa haba igihe agatoroshi ngakurikira uwo muntu nkabona yinjije ko muba nk'inzu abantu nyine bagize ubwoba bakiruka bagasiga irangaye nkabona ndagiye ndamukurikiye ntingiye ati aha niho uririrwa niho ndakwiriye mbega mbana amabanga byatumye nkomere haleluya ndakwifuza kugira ngo urugamba urwo ari rwo rwose ushake ibanga byatuma urugamba ugira gute urufu kagenderaho pe kagenderaho nkumva ndakomeye ndetse igihe kimwe umudamu bigerwa mbwira atari ko kwintambara ndi kubona itumereye nabi cyane none uwo marayika akuzaho akabona akujanye none ntabwo waza niba haba harimo guseka ntiwazamubwira ko ufite umugore n'umwana nanjye nkajya ndakwisuka uriya buri wese arwana urugamba ukwe ntamubwira nti niba ubishoboye ejo uzaze twirwa kuko negera kumugisha nijoro nkabona ku gatoroshi nuko nkagakurikira aho nuko anyoboye hirwa igihe rero nikigere abaraje na murumuna wanje araza nibwo rero bibaye nyine ubwo bibaye ibindi nje nanjye nifuza ngo mwana nkurikije ibyo wakoreye nkurikije naho ugenda rukora uzababarire nje numva imana yazafasha kazagera mu ijuru rwo kuko nzi ko kugera kwa satani ko sinzi wenda niba abandi bakubitwa nk'inkoni 20 ni nk'inkoni 100 numva rwose yewe bene data babwire ngo akaba muri ibyo mvuze ngo mpisemo guhora akizwa ngashingwa mu gakiza ke niryo shaka mafite nibwo rero bibaye bityo ubwo umudamu turicaranye n'umwana murumuna wanje yicaye aha nuko kabakaraba nuko umudamu ati none wa mugabo we ntirushobora kuba wadushutse kugira ngo upfe nanjye mfe n'uyu mwana apfe ndavuga ati ngenda komeye kubera ko mfite ibanga kubera ko mfite iki murumuna wanje nawe ati mpema hajya weho washinje ko twirirwa aha kugira ngo upfe uyu mugore wawe apfe n'uyu mwana mufite twe dufite umwana nawe apfe na murumuna wawe apfe ndamubwira nti jewe ngize gute ndakomeye umugore cyabayeho umugore nabonye ahetse umwana aramwiringaniza neza ngiye kubona mbona turu ariruka ngiye kubona mbona uwo murumuna wanje nawe nta kundi nawe turu ariruka ngiwe nsigara aho kuko nari mfite ibimenyetso haleluya Bibiliya ntibeshe ndavuga ngo abazaba ari babiri ari n'abazaba bari gusya ku rusyo rumwe abantu bazaba bari mu murima hari n'icyo abantu bazaba bari hejuru bari ku nzu ngo umwe azagenda undi ariko agire gute ndakwifuza kugira uru rugamba turi guhura narwo kugira ngo turushobore ni ukugira ibanga kugira mbega ikigukomeza mu yandi magambo ukagira ikigize gite kigukomeza imana idufashe cyane ukagira ikintu kigukomeza uyu rero Yowabu abwira Abishayi ati rero urugamba kugira ngo turushobore niko yavuze ati ngiye kurwana igice cyawe ndabandi guhangana n'abasirimu nawe uraburi hepfo uri guhangana n'abagore aho ngaho ururwana nanjye ruguru ngiye kururwana ariko hari igihe badusumbye imbaraga hari igihe badusumbye imbaraga muri korali mbagadi muri korali kabiri uwo tujya turirimbana rero mwene data bimeze bite mu gitondo muri repetisiyo nje mfite ibihe byiza none bimeze bite ati nanjye ndi kumva nta kibazo tubwo turakomezanya urugamba
muri korali numva twaririmba Imana koko ikavuga iti aba bantu imitima yabo bayizanye imbere hanje bashaka kwamamaza ishimwe bashaka kuvuga ibyo nakoze burya indirimbo ni ukugenda turasigura ni ugusemura ibyo Imana yagize gute yakoze kumva ako kanya nako nagashiramo imbaraga muri cyagiye cyo kuvuga ngo nuko mugaragu mwiza bitekuza bari ibihimbano ahubwo bizaba ibyo twagize gute haleluya amen haleluya amen kamesuriza rero mushakiba ubujuru rugamba twarushobora no kugenda niba nakoze akazi k'izamu izamu nkorera mu Ruhengeri aho ni Musanze none ariko ako kazi nako gaturuka mu buryo umuntu ababayeho nabi cyane n'ibabwira byo gusenga tukaba twari dufite umudiyakoni ku mudugudu none uwo mudiyakoni akaba afite umugabo wari ushinzwe gushyiraho abantu bakabaha akazi nibwo rero uwo mudiyakoni kazi ambwiye ati ku mugabo wanje ni benshi bahagera bikanga ariko nzakugererayo atariko icyo mbikoreye icyo ngize gute icyo mbikoreye ni ukuza mu masengesho ukirirwana nawe basiba abandi basiba weho ndakubona ukaza ukadufasha none ndikumva nande ngize ishaka ryo kumva nakuvuganira ku mugabo wanje akazagira gute abyinjiramo biba birakoretse ningere rero mu Ruhengeri ubwo nakoraga akazi k'izamu ka nijoro kararira igipangu cyabagamo abazungu nyine nibwo rero igihe kigeze kora umwaka babyita gukora uri umutamporere cyangwa ugakora uri umusukoza igihe nikigere rero umwaka urarangiye bati habonetse umwanya babyita kubona umwanya perima noneho biro iratera bataho bigeze mu Rwanda akazi kakagombye kugahereza umuntu ufite diploma ufite iki no buriya iyo ndi mu masengesho inshuro nyinshi amasengesho ndaha agaciro kuko amasengesho aterura ibyo abantu bataterura amasengesho agahigika ibyigiza karakaje amasengesho harimo abadogiteri isengesho rikazana dogiteri marayika ushinzwe abadogiteri isengesho rikamuvura mu ijuru rikamuzana rituye umuntu ararwaye dogiteri n'umukorera operasiyo biturutse mu nzira y'amasengesho amasengesho ni meza babwira ko amasengesho ni meza naho kumbi ngeze aho kuri Bukani nasengeraga kuri Bukani kwa gatatu nkaja muri korali kwa gatanu nkaja kwirwana n'abakirisito nuko nanone nimenyereza byari nakoraga byo gusenga ngeze no mu Ruhengeri nanone nkomeza gusenga ariko mu Ruhengeri kubera ko nari mvuye mu cyaro ngeze mu Ruhengeri nsanga ibihari birakaza ibigushe nakagari nkazamuka nk'iyi bakabwira iwacu ntimuransengere mu mbere maso munsengere cyane umujyi gutazambita umujyi gutazagira gute umujyi gutazagira haba harimo ibigeragezo cyo natangiye mpembwaga amafaranga makeya ndabyibuka ko hari umukobwa bari bazanye udufaranga nahembwaga we yarayakubye nk'inshuro 6 noneho uwo mukobwa abisi nawe kureba abisi bakareba bamukomangira nuko arababwira ati oya ibyo mukeneye bizakoreka ariko nanjye ndageze hano umuntu nanyotewe umuntu numva gundi ku mutima n'uwitwa Randuwari bati Randuwari rero nitumara kubyuzuza mwebwe muzakurikira mwebwe ndavuze ngo ibyo Imana yawe harimo n'ikiburamu aho umuntu yemerera abantu ati nimara kubikorana na runaka mwe muzakurikira igihe rero nikigere maze koko ubwo wenyine yatekeraga abazungu jewe ndumuzaho urumva ko yarakomeye naho kumbi bishuka reka turebe ko yarashaka kunyiganira ubwo ni urumva n'imirire y'abazungu izamu ndaba ngiye kugenda mu gitondo tumuretse nkubwiye akampamagara akampereza icyayi kirimo nito n'urw'umuntu nawe reba umuzamu wahaye nito nito rero igapfuye umubiri rwose kica mukaza akazana ku nyama nawe reba inyama z'abazungu tuzireba
akamereza kati naho bafite nawe afite yifite akakaye ariko nanjye mfite ibanga haleluya nanjye mfite ibanga nifite ibanga uragabwira abantu muri ayo mabanga gendana ndibuka ko igihe kimwe marayika yigeze kumpagarara imbere arambwira ati randa ubaridi nditaba ntikarame ati ni kugira ngo ngusobanurire icyaha cy'ubusambanyi umunsi waramutse usambanye tuzaje mu rusengero tuzaje gushaka ubakuriye mu cyumba tuzaje kureba mwarimu mbikubwiye hakiri kare nuramuka usambanye uzarimbuka ubwo iryo banga ndarifite nuramuka usambanye uzagira gute ubwo rero ni igihe nikigere wa mukobwa mvuye gusenga hari kuwa gatanu kuri twakoraga amasengesho y'itorero ndaje amasengesho bayasoza mu masaa 7 n'igice saa 8 ndamanuka nyine nterekanje kuba nibereye mu gipangu nta kumva umukobwa nawe afite ibyo yatekereje nibwo avuze ati ngwino nuko ati rero ntabwo ndakomeza kubana ikirenda kunyica ku mutima ndabizi warambye ngo umugabo ndakubwira iby'abagabo urabizi ati dore mu gipangu turi babiri gaho nawe ati ngende kukubwira urabizi ngende kukubwira urabizi ndamubwira ati buriya kuko twabana gutanze nikore mubwira ati bimeze gute nyine arika ati bimeze gute ndagenda ndahuka muri kakazi kumuzamu nzana bibiliya n'igitabo shingiri ukubona burya ngo umupandiko uye gusenga uvuye kugira gute ati subuye gusenga na wahu aturukira mu gashakoshi nabazana mu bibiliya ati uvuye gusenga nitwe tudasenga ati niburu umupandiko nanje ndi umusituration nikore mbiri ati ndi umusituration none ko umusituration mukabufite bibiliya ngiyo nanje mfite ubwo kubona birahurira tugiye kukubwira ikibazo kimwe nugisubiza abantu muze kuganira nabo akenshi tuba numva habamo gukura mu buryo bw'ijambo ry'Imana ngenda muganira rero nabo ufite bibiliya nanje mfite bibiliya kakubaza ikibazo ukisubize noneho nawe wenda niba ufite ikindi kibazo ukibaze ndagusubiza hari ahanditswe mu Bagalatiya imbuto z'umwuka hari n'ahandi imirimo ya kamere iragaragara n'iyi musikuru kareba kiragije cya gatanu imirimo ya kamere iragaragara n'iyi ubwo rero ugenda usoma hakaba harimo agapuwe kavuga ngo muri iyo mirimo ya kamere harimo no kugira gute no gusaba naho usubiza noneho ubwo ufite bibiliya mbwira umurongo uravuguruza irigiri dore turi babiri mu gipangu maze turebe uko biragenda nuko nari nabize gute yanga turihomeshe nari narateganyije kukugurira ikositime nari narateganyije kukugurira inkweto nari narateganyije kukugurira ishati mbega ntabwo ntari nzakugira numvise ko hemwe udufaranga dutera nayigize ngo ndakuzamure ati none urihomeshe ndamubwira ati mfite ibanga haleluya urugamba kurushobora kose ni ukuba ufite ibanga haleluya ni ukuba ufite iki ni ukuba ufite ibanga rero bene data ntabwo ndakubwira ngo ijambo ry'Imana ubundi ritabuka buri wese ari riri kumurika mu mutima kandi uko ukeneye ijambo ry'Imana nanjye niko ndikeneye ariko muri uru rugamba mwabagabo mwe wakwemera kugira ngo nkatwe dufite abagabo umudamu akugiriye inama atereka ibi bintu niba urabikore kandi numara kubikora bifite umusaruro ukumva wagira intege icuba ishema bari kubona rikandikwa ku mugore icyo cyose ikibazo Debora turemeye ibintu muri kwitirirwa urarenga urugamba rwinjiye nk'umugore ariwe muri cyagezo kuririmba bajya baravuga bati Debora niwe watsinze Sisera akoze akabazo none kuri uru rugamba n'undi kandi bomwe mu dufatanye bene data birakwiye ngo tugere dute turamutse dufatanyije tugahuriza hamwe icyo twaterura cyakoroha icyo twapanga duhurije hamwe icyo kintu cyabura agaciro ndabifuza kugira ngo twebwe abamenye Imana dusengere